Izina Alphonse ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikidage rikaba risobanura ukomoka mu muryango wubashywe. Dore bimwe mu biranga abantu bafite iri zina. Alphonse ni umuntu w'intyoza, ukerebutse mu mivugire, mu mikorere, usabana kandi ufungukira buri wese akaganira. Usanga akenshi ari umuririmbyi avuga imivugo, aba ashaka kugaragara cyane kurenza abandi bari kumwe nabo. Alphonse ni umuntu w'umuhanga kandi w'indakemwa mu myitwarire, ibyo agiyemo byose biramuhira. Alphonse ni umuntu ukunda ibintu bikozwe neza, bifite isuku kandi byitondewe. Alphonse arakundwa cyane bitewe n'ukuntu yitangira akazi kandi akarangwa no kugira ubuntu. Akunda ibyihuse ariko kandi niko akomereka vuba iyo urukundo rutamuhira. Alphonse ni umunyamwete, ushoboye akazi kandi uzi gutera umwete abo bari kumwe. Azi gutanga amakuru, gusetsa, aba yishimiye kuko ubuzima bwose abufata nk'ubworoshye, nta byacitse ibiri muri we. Nubwo ari umuntu ushimwa, Alphonse ashobora kugwa mu mutego wo kutabasha gutsinda ibigeragezo igihe ashyizweho igitutu cyangwa ateye ubwoba. Alphonse ni umuntu ukora ibintu bituma ahura n'abantu benshi nko kumenyekanisha ibicuruzwa, kuririmba, kuyobora ndetse no guca imanza n'ibindi. Ngibyo ibiranga abantu bafite iri zina.